munyemerere tuganire iki kintu. Ndashaka kuvuga ku bubyutse. Iyo bene utu tuntu dutangiye, bene ibi bitaramo by'iminsi idashobotse itagize gute, bihita bitangira kwerekana ko hari ikintu Imana ihayishaka mu bantu kigomba kuvuka byanga bikunda, isi kakira izindi mbaraga nsha. Bene uko maze igihe mbyitegereye, nabwiye abapastori duhuye n'ubu ko ndategura ko tuzahura abashumba benshi b'uyu mujyi tugahura. N'uyu munsi barakobanyanye ko taratanga porogaramu tiko ndabyiruko ndeba ahantu tuzahurira. Bene uko mbwira integereje ukunda kudutegurira, nkunda kubihati genda udutegurire ni Apostle Mignone, taransubiza nansubiza ubwo. Ariko impamvu nimwe gusa gitumye mvuga ibi nuko nari nabwiye Imana njewe nibazaga ngo covid nigabanuka ikaba nkiyeyuka gato, noneho tuzasenga dupfe, tuzakorera Imana by'ibisazi. Mana yanjye tuzajya muri revive itarigeze kubaho. Numvaga kwisigiye kwaka umuriro, ariko igitangaza uko igenda igabanuka nkabona abantu ni yare ntagiye gihinduka, abantu bikomereje bwa buzima. Numva bitangiye kuntera ubwoba, biri iyo bibaye bafite icyo bivuga mubera. Buri Imana ibivuze ngo erega ibihe umwanya n'umwanya byo bashirana, ariko mu gihe bitarashira nimukore ibyo mutigeze mukora. Iki ni igihe cy'uko umuntu wese wamenye Imana, nimba muri abaririmbyi ririmba nk'utarigeze kuririmba. Nimba uri umunyamasengesho, nta mukristo ku isi utagomba kuba umunyamasengesho. Umukristo utari umunyamasengesho afite ikibazo, indwara yo mu mwuka mbi. Icyo nicyo duhurira habera twese, guhera ku mushumba ugeze ku mukristo wo hasi. Iki turagisange ngewe iwacu nta n'itsinda ry'abasenzi tugira, ntariba narabwiye nimurishiraho nta kibazo, bazitore ntabo noshiraho. Kuki haba itsinda ry'itorero ry'amango ridusengera kubera iki? Iyo umuntu wese yisengeye, iyo twese tubaye abinginzi tukabikora twese, mutangiye kubiharira abandi, mbese mugendere muri lift gusaba batwa, ibyo ntibishoboka. Haba nubwo umuntu yagufatira iminsi 7 asenga, ndahiye Imana byagufasha gusa kukurinda ingaruka z'ibibazo bimwe, ariko ntibyakongera n'intambwe imwe mu mwuka utahibereye ngo wisengere. Hari abango ngo ngiye nkunda basenga. Gusenga si ukubikunda, kandi gusenga si ukubaho basenga. Gusenga ni ugusenga nyine ukabikora. Nasomye aya magambo ngo marendeba muri Bibiliya ukuntu bitandukanye. Iyo Imana ishaka ko abantu babyuka, aha Pawulo yanditse ngo usinziriye we kanguka, ntiyavuga ngo ubyuke, iravuga ngo uzuke, kuko ibitotsi byo mu mwuka ibyo ni urupfu. Kubikangukamo ubuzutse. Hanyuma no kuvuga ngo itorera ahantu turi kugana, birasaba ko dutangira kubwiriza abantu kugira ngo abaryamye babyuke. Nibamara kubyuka, no kuvuga ngo Bibiliya ikabwira ababyutse ngo nibahaguruke. Nibamara guhagarara ikababwira ngo mubanze mushikame, muhagarare mushikamye mu byo mwizera. Nimumara gushikama muhagaze, Bibiliya igahita ivuga ngo nimubwire abahagaze bagire gute, bagende. Yesaya arabivuga ngo abava muri Babiloni nimugende, ariko mushishoze, mutiruka wenda mukayoba. Hanyuma yagera hariya handi Yeremiya iwe yajya kuvuga akavuga toke, nimba mumaze iminsi musiganwa n'abagendera ku maguru 12:5, nimba usiganwa n'abamaguru bakaba baragusize, bizagenda gute kugiye guhura n'abari ku mafarasi batakigendesha amaguru? Ndabwira itorero ayo makuru,
tugeze muri dimension yo kuva muri makuruse y'amaguru. Paulo yaravuze ngo ndasiganwa ngo suko maze kugifata ariko ndatangurana kugira ngo mfate icyo Kristo yamfatiye. Suko nimba Paulo yaravuze ngo sindagifata, biteye ubwoba kubara ahangaha biteye ubwoba kuba Kristo banone rwose. No kuvuga ngo hariyo faze ya mbere yo kubyuka, hari ya kabiri yo guhagarara, abari bicaye bahaguruke, abaryamye babyuke bicare, abicaye bahaguruke. Nukugira ngo tugende mu byiciro ariko dukurikirana twese. Abahagaze biruke, bashiremo speed biruke. None habirukaga bave ku maguru bagende burira amafarasi y'umwuka. Yobu yaragiraga ifarasi y'umwuka. Bibiliya iravuga iyo yegeraga mu gikombe cy'intambara, ifarasi ya Yobu yararohaga ngikivuga, igahamagara intambara ziyisatira zitarayigeraho, ngo ikavuga ngutyo nimuze vuba duhangane mbanyure hejuru ninjire mu kirere cy'ubuhamya ari uko mbavuyeho. Si ifarashi ibona ibibazo ngo isubire inyuma, ahubwo nibibona ikirukiroha ishaka kubyitamo kugira ngo ibipasure vuba yinjire mu kirere cy'ubuhamya. Kuko nta kigeragezo kidahetse ubuhamya ntakibaho. Ikigeragezo cyose umuntu ahura naco kubizera iyo uhagaze neza kiba gihetse ubuhamya. Muranyumva tuvuge haleluya. Nimba warirukanse n'abagenda n'amaguru, mbabwira igituma mvuga ibi, twese turi muri kuruse yabera y'umwuka. Paulo yabivuze abizi, turasiganwa, turatanguranwa kugera ahantu. Aho hantu ndahavuga ni igitangaza. Maze iminsi ushize hari ibyo nigishaga iwacu ariko bijyanye n'Abaefeso, yarandavuga ati sinzi ko noneho bizumvikana gute. Bibiliya iravuga ko twese duhamagarirwa abakristo gukura tukagera mu gihagararo cya Kristo. Tukagera mu gihagararo cya Kristo. Niwe cyitegererezo cyacu. Paulo yaravugaga ngo basi nimba bibananiye guhishurirwa Yesu ngo mumwigane, basi nimunyigireho mugere ikirenge mucanje kuko nanjye kigera mucande. Ariko ntimukandagira hanyu, murakandagira mucanje kuko nge kera namaze gukandagira mucande mu cya Kristo, kugira ngo dukure tugere mu gihagararo cande cya Yesu Kristo. Birababaje iyo ubona abakristo mu itorero bicaye nk'abagezeyo rwose, ukabona bararambije baratuje ukagira ngo barahageze, wabareba neza ukabona ntibaranatangira. Niryari tuzagera mu gihagararo cya Kristo? Ngewe mbyumvira iyo uganira n'abakozi b'Imana mbita numva imitekerereza hiriwe. Waganira n'abakristo kumva gutekereza kwabaho kuri, bamwe kumva bari mu mwijima mubi. Bibiliya ivuga ngo ninde wamenye iby'Imana itekereza? Ngo ariko twebweho dufite gutekereza kwande? Twebwe dufite gutekereza kwa Yesu Kristo. Ninde wamenya iby'Imana itekereza? Ntawe. Ngo ariko twebwe dufite gutekereza kwa Kristo, kutari ukwinaha. Tidutekereza nk'abagabo bubu n'abagore bubu, turatekereza duhagaze mu mitekerereze ya Kristo rwose, mu buryo ibintu utabireba uko isi bireba. Uko turushaho gukura tujya mu mbaraga z'ubwiza dusatira igihagararo cya Kristo, niko turushaho gusiga isi no gupfa kuri yo, bikagera ahantu isi itakituyobora,
ahubwo dufite imbaraga ziyiyobora. Nicyo gituma uzumva abantu n'abakizwa n'ukuri kandi bavuga ngo bari muri Kristo. Isi yivuze ngo biracitse nabo byacitse. Iyi si ivuze ngo bimeze uko nabo nuko, kubera iki? Bibona mu isi cyane kuruta uko bibona muri Kristo. Kandi muri Kristo ni mu kandi gahugu, nk'uko turi mu Rwanda niko abera baba muri Yesu. Ibi mvuga si ibyanjye, ni Bibiliya. Paulo yarabyanditse ngo Imana yaratwimuye itubungishiriza ahantu ho mu ijuru, ngo ariko muri Kristo Yesu ahantu niho dusigaye dutuye, niho turara, niho twirirwa. Aho batekereza ukwabo, baba bafite imbaraga zitayoborwa n'imbaraga z'isi. Nabonye ku mbuga byandikwa cyane z'abakozi b'Imana ngo abantu baraguye birakomera. Nanjye narabibonye aho ntuye. Nge ntuye hirya aha urenze Gahanga ucambuka neza muri wa musozi mushasha abantu bakamo Karumuna. Nanjye naho ngaho niyo nimuke, niyo ntuye n'umuryango, niyo twubatse, yaba urugo yaba n'itorero. Narabirebye, nari maze kubwirizaho abantu batari bake, nagize ibiterane ku musozi, shinga ibyuma ndabwiriza, hakizwa abantu hafi nka 200. Bamwe babakene batishoboye, shaka inkweto n'imyenda ndabahangira gute, batangiye kubasima. Ndababwira ati mureba aba basirimu mubona mu rusengero, aba bose mubona bazana amamodoka n'ibiki, namwe ndashaka ngo mutangire gusa nabo, ubutumwa bahindura imbere n'inyuma muhinduke. Barabyemera. Abashwanaga n'abagore, hari abantu bakunze kwahukana cyane ukuntu bagiye bashakana ukuntu nyine bona benshi badasezeranye, batagize gute, utuntu bene utwo ngutu bene, kandi bakunda utuyoga wabyuka ugasanga ku mihanda ukabona bari kutunywa. Abo rero nibo natangiye kubwiriza, ubona barahindutse. Ariko korona yarabaye ukwezi kwa mbere 2 ngo tugere muri 3, bagatangira kuhanga ibintu bimeze nabi, nkabagemurira ibiryo ibiki na biki, amezi 5 6 komeza tukabagemurira. Bene uko ndarambwira abayobozi bacu, toke muze mufasha abaturage, uwo uzababwira ngo asengera muri gerizo ntimukamufasha, urwo muzamureke yaba ibiryo yaba na mituweli muzamwihore, muzamubwira aje muri gerizo tuzamufasha. Ibyo twabikoze gutyo, bakarahubwo bakatuzanira n'abandi. Hanyuma ucyubwira nk'amezi 7 naje kumva ngo wawundi ngo yaraguye, ngo nguriya ngo hariya ngo yaraguye, nguriya ngo sigaye nk'utuyoga gasinda, nguriya ngo yatandukanye. Nageze ahandi abatarasezerana bose ndabegera, ndabwira toke famiye nka 40 ingahe gutyo, hafi jagura 30. Njya ku murenge ndasabira tuve, ndashaka kuzabazanya abantu, abagabo n'abagore babo couple zigera 40 ingahe, muzazisezeranye umunsi umwe hano, nimurangiza bukeye nanjye zisezeranye ku rusengero. Kuko gushwana no gutandukana kwabo biroroshe cyane, bitwaje ngo ntibasezeranye. Rero ndashaka ngo binjire babe neza, byose bimeze gutya. Abayobozi nta kibazo uzabikore, korona ihita yinjira igihe twapanze kitaragera. Ejo bundi rangiye dutangiye guterana, hagarutse 5 gusa, abandi bose baratandukanye, nibaheruka barahukanye. Rwose mbona ko ari ikibazo gikomeye bene. Ariko itubona iki, ubona ko abantu bakira ahantu baracabashwe n'isi, ntibarimurirwa ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu, aho bataba bakiyoborwa n'ibigaragara, ahubwo basigaye bayoborwa n'ibitagaragara. Amakuru yo mu ijuru niyo menshi muri bo kuruta y'inaha. Bafite imbaraga zibabeshi no kwisi, ariko kandi bafite n'imbaraga zibaha gutumbira iyo bagana ku Mana yabo. Niryari tuzabona abakristo bageze muri dimension yaba batakigwa, ukavanga uyu ntiyaba kigwa, uyageze ku rwego nubwo gusenga byashira mu isi, arahagaze arashikamye yagezeyo. Ibi biterwa n'iki? Itorero ntirifite ububyutse, bwarashize, dusigaranye amateka n'amakuru ngigahini bwarahabaye, burakongera buragenda. I Burundi kiremba buraba, abantu buzura umwuka, bakajya bagenda inkweto zigashira, bagahambira ingata mu birenge, bagiye gushaka Imana, bakambuka Kongo bakarenga imurenge.
ingatari zo bagenderaho. Ubutumwa niko bwagiye gutya, hanyuma burambuka buvuye i Burundi, abavuye i Burundi wabujyanye. Ariko tugiye i Burundi twarabwiye toke nimwe mwatuzaniye ubutumwa. Kera cyane abamisiyoneri baje bajashorewe n'abarundi. Hanyuma ariko tuhagarutse twagiye rero kuvuga ubutumwa, ubona ari mu mwijima w'icuraburindi. Ububyutse ntibazi habe ngira ngo 2021 kugeza na 2 nico gihe nakoze indirimbo z'ibisirimba bijya bya kera. Hanyuma ndavuga ngo ngiye gukoresha ibisirimba ndebe ku mujyi wa Bujumbura ufatwa. Naho tukagira ibitaramo by'ibisirimba, abajene baraza banywa rumogi, baraza biki, ndarongira ekipe y'abajene barabanywa rumogi, bamfasha kubwiriza abanywa rumogi, bari bakijwe. Ngira ekipe y'abakobwa bamwe bari mu buraya n'abandi bakijijwe, ndabatreninga, ndababwiye ati murashaka gufasha ivuga butumwa nti rwose. Abakobwa nka 80 tukagenda mu ijoro tugahurira ahantu ku rusengero, turasenga amasaha 6 tudahagaritse, isengesho gusa, nta korasi, nta haleluya amen, nta uvugana n'undi. Amasaha 6 nashira ndabihagarika. Okay, yo venara nayigiraga y'abashumba ibujumbura, n'ubu ino corona yabaye twarayitangiye hano abakozi b'Imana benshi muri uyu mujyi. Gusenga pe ntayiyoboye pada kayobora, cyangwa se Julienne cyangwa abandi beno, uwo twatoye genda utuyobora dusenge. Muzu abakobwa buzuye umwuka ku rwego uvuga taba bari muri reveye ya yindi, nta mbaraga zaba zikibihundura abafite guhindura isi. Hari umuntu ubona ukabona ari mu rwego rwo guhindura, ariko ukabona hari uwundi wanamutuma yo yagwayo. Aba bakobwa bagera ku rwego basigaye bajya mu mabwate, nge n'abatumaga nkabaha amafaranga. Urayafite? Uyati mfite make, nkamwongera wowe ndayifite ntayo mfite. Beno bakagenda, ushake inshuti zibiri mwicarana, ugurire nimba ari icyo ashaka, umuganiriza, umugira inshuti kugeza ubwo uzamukura mu byarimo. Beno bakareba abakobwa bari kubyina bagire guteye amara kuruha, akamwegera, twicare hariya dusangire tugane. Beno uko Mana yanjye hakijijwe abakobwa kugeza ubwo hari muveme y'abakobwa y'imyaka 15 mu Burundi kugeza 21 biyitse ngo n'abana bisi, n'igihugu cyari kibizi na leta yari ibazi, bari barananiranye, bati imiryango yabo bari batangiye no gukora amafilime nako y'ubusambanyi ngo bayashire ku mugaragaro. Ndibuka umunsi umwe polisi bamwe yabafashira abafunga, ngo ndangize mvuye mu ntara kubwiriza, numva kijwi rimbwira ngo uyu mujyi kuhumanye, uburaya busaze, urumogi bisaze, abana barashize, biragenda gute? Ndavuga toke Mana wanzanye muri uyu mujyi niwe wuntumyemo, sinabushakaga. Sinobana nabo barakizwa aba bakobwa nibadakizwa muvemo rwose. Naho rero nahise nkorana na iyo timu y'abakobwa itangira kugendayo. Ni igitangaza mu mezi amezi 3 cyangwa 2-3 ntiyakwiraga neza, abagera hafi 30 muri izo ndaya karuhariwe zatayime zizwi biyita abana b'isi bakora ibidakorwa, bahora mu ndege, abacuruzi babatwara n'ibiki. Bari bamaze kuza kwakira umwami Yesu binyuze kuri aba bana b'abakobwa buzuye imbaraga z'Imana. Abakobwa isi yapfuye muri bo, isi yari yarapfuye muri bo, bafite imbaraga za rukuruzi mu buryo muganiriza kugeza umwana w'umukobwa mwemereye, nta buryo yamunanira bicaranye. Ndibuka nanjye ngeze i Bujumbura nabwiye Imana ngo niwe uhantuje, kabwiriza umuntu ntakizwe, uzareke subire mu Rwanda niyo bende wacu bose bari rwose. Muri 2000 ndibuka na rimwe niba nabonaga ari nka Sodoma, imihanda yose abari utubare, inzoga kuyinda ahantu, ibintu bakundira aha kurenza iyi migi yindi yose yo muri Afurika. Ibyo muzabibaze neza. Tanganyika iba yuzuye ijoro n'amanywa. Ndavuga ati ibintu bizagenda gute? Ahantu hose twakoreye amasengesho, ndibuka tugira itsinda ry'abanyamasengesho ngiye dushaka ububyutse. Turarihuza ngo turangiye tugira itsinda ry'abaririmbyi bose bajya hamwe.
Masikwa yatugira ikintu Burundi himbaza kiwe na Apolineri bene uko ndibuka ko twaje no mu ntara nge nkajya guforma pastori kuganiriza abashumba Apolineri tukajyana iwe gaganiriza abarimbyi bose b'intara bene. Hanyuma timu y'abanyamasengesho weekend nkabaha imodoka yanjye cyangwa undi mushumba kayitanga, hari wakunda kujyana nabo bene bakazenguruka umujyi wose bawusengereke Imana. Turashaka revival muri uyu mujyi, tidushaka ibi bintu, tidushaka abana bameze uko, tidushaka urumogi rumaze abana bacu bikina biki bene uko. Mbega kugeza ubwo twabonye umujyi naratanga nisigaye njya ahantu hose ngasanga igisirimba casaza amatorero yose bikina biki. Mana yanjye ibintu birenze ahantu hose, ndavuga tubiteka we ibyo nasabye ndabona rwose hari aho bigeze. Kugira ngo nuko haboneka abantu mu baririmbyi, hakaboneka abantu baririmbira muri Kristo batakiri mu isi, kaboneka abashumba bimutse basigaye bibera muri Kristo, hakaboneka abanyamasengesho bagezeyo bafite umutwa. Bivuga ngo aba bagaragara mu bavuye, ntibari mu baryamye, ntibari mu bicaye, ntibari mu bahagaze, bageze ku rwego bari mu biruka, bageze ku mafarasi. Ariko Yesaya yavuze ikintu gikomeye. Yesaya waravuga ngo abategereza Uwiteka bagiye gusubizwa mu imbaraga nsha, bagiye gutumbagira mu birere nk'ibisiga. Ntimwumva tuvuye kukubyuka, tuvuye kuguhagarara, tuvuye kubiruka n'amaguru, tuvuye kubari ku mafarasi, none umve Bibiliya iravuze ngo ahubwo noneho tugeze muri faze yo gutumbagira mu birere nk'ibisiga. Izi zose ni dimension zo mu mwuka. Buriya bariya musengana, hari abasinziriye, hari abicaye, hari abahagaze, hari abiruka n'amaguru, hari abari ku mafarasi, hari abandi batangiye gutumbagira mu birere. Ndabifuriza iki? Kujya mu rwego rwo gutumbagira. Hahandi mugendera mu mbaraga zikirenga zisa n'iz'Imana mu bantu. Rwose tutagihanganye n'isi, tugeze ku rwego rwo kwibwira ngo ndi marehemu ku isi ka Pawulo. Isi yarabambwe kuri nge. Yageze avuga ngo sinkiriho, hariho Kristo muri nge. Ububyutse buza bigenze gute? Inzira ya mbere nabonye kuva isi yabaho, ngewe n'ububyutse nakirijwemo muri za 80 na kangahe bwadufashe. Twari muri muvema yo gukina imipira bikomeye, twarangiza tukarwana n'abakongomani, ibintu bikomeye kabisa. Bavuga ati gutsinda abakongomani birasaba kuba twangoye itabi, kuba twangoye utuyoga, kuba twagize gute. Ibyo ngibyo niko abakinyi bari bameze. Hanyuma haza ububyutse butandukanye n'ubwafashe ba papa wacu. Ba papa bafashwe n'ububyutse bubatera gusenga no kurira cyane no gusoma ibyanditswe, bakanagira n'impano zo guhanura. Bene baririmbaga bicaye, ibyo guhaguruka nta byariho. Iyo muri 80 ngira ngo na 7 n'umunani, iyo niyo yavutsemo icitwa igisirimbo. Uyu munsi niwo munsi cyavutse. Umuntu yigishije abantu banezerewe, yigisha ibyahishuriwe Yohana, avuga ngo mu ijuru uburyo ngo marayika umwe avuga ngo haleluya amena, abandi bose ngo amena amena. Nuko yagize abicaye bose yavuga ngo haleluya amena amena. Turaruha iteraniro ryose rirahaguruka haleluya amen amen. Naho byatangiriye, kirabyinwa buraca mu gitondo. Cyafasha abajene ku rwego 90 na ibice 93% by'abajene bari hishoge, bari baranze gukizwa muri revival ya badata. Ndibuka data yarandwaraga mu mahombe, ariko nareba imisengere yabo gupfukama amasaha 3 badahagurutse, akarira mu nguna, mama akarira mu yindi hariya, mama yuzuzwa, data nakazasobanura indi mahaya avuga. Ibyo biratunanira, ariko ngo haze ububyutse buje mu injyana y'igisirimba yo kubyina,
nico gihe abantu babyinaga njyewe nari nafite n'impano yo kuvuza ingoma ziriya ngoma za kera narayivuzaga ndibuka narayivuzaga byagera hagati abandi bakuzura umwuka bakiruka ngasigara nyivuza njye nyine mu rusengero bose basohotse baki nanje nkayita kiruka inyuma yabo abari ku imbaraga zigenda zizamuka kubera iki badusutse mu mashamba mu matayo gusenga gushaka Imana bakagupfukamisha mu nzuzi njye nagize ingaruka nagize inkovu iz'amasengesho twapfukamye mu nzuzi zikonje ndaruhanwariramo arimatizm imitsi y'amaguru yabyimba inzara zanjye zari amaraso nuri hariya hanze ahita zibona gutya iyi mitsi yose ibyimbye bene uko byakiriye Bujumbura igiterane cya mbere nakoze Bujumbura muri 2 mbona abantu barakize tubasengera ngo mbone barakize ntashaho nari incumbitse bancumbikiye mwijoro mbwira Imana ati Imana ndababaye kubona ukiza abantu muri buriya buryo ari kubasengera nkabameze uko ndi kuribwa ahantu ndababaye rwose nimba utankijije umbwire mpagarike gusengera abandi ndashaka mvuge wowe ukiza ariko wabanje nanje kunkiza ndaryama muri iryo joro ngo habe nka 8 z'ijoro umudokiteri arinjira mu cyumba araza aranyinjirana ahagarara ku mutwe w'igitanda arambwira ngo rambura amaguru ndayarambura arambura amaboko ndayarambura ashinga igisu arapasura arabaga kugeza hariya mu mano arapasura na hano gutya amaraso imitsi yose arayifata akamura amaraso yose hasi mu maboko arapasura gutya hombi arakamura imitsi yose amaraso yakamurira hasi ngo arangiza aradoda ngo arangiza ashiraho band hanyuma arangije arambwira ngo oke birarangiye kukuvura ndagiye bene uko ahasigaye sinzi kindi yambwiyeho kurya agiye ngo asoke mbonye arenze umuryango nitera hejuru ndikangura ngo nikangure na tsitara shakaho riri ndaryatsa kugira ngo ariko neguka gahoro ngo titoneka we nitoneka ndatonekara kugeza ubwo nagezaho riri ndaryatsa ngo ryatse ndasamanuka gahoro gahoro ngurayishuka buke buke ngo ntitondeka ku gisebe ngo ndangize ndareba ku maboko tariko se amaboko tari kubabara bene uko ndareba gutya ahantu shaka bande shaka iki ndabura ariko kurya narimbyimye hano hose inani zihurira hari yabyimbye hose ngo ndebe nsanga simbyimbye habe na hamwe amaraso yari mu nzara y'umutuku inzara zanjye zahindutse zirera umutuku wose wavuyemo w'amaraso yahindutse n'uwo munsi nakize aromatizme ntiyongeye kugaruka ndavuga tubiteka kuko zibe uyu mugi ndawutwika mu izina ryayo uyu ndawutwika rwose kabisa beno narimvuze ko ububyutse buzana impinduka zikirenga mu bantu hakoze ibintu bibiri ndibuka ko twihanaga 6 ku munsi abo ndi bacihana umwaka byaramwe ayawa akamara imyaka 3 habe kandi amakosa n'amanyanga yigira ateye ubwo twihanaga ariko tukagira no kumenya Bibiliya gake sinari bwamenye Bibiliya ntayo nasomaga ya muzehe ntayo nge nagiraga kubona Bibiliya muri Zaire cyari kibazo y'ikinyarwanda ho cyari kindi ni bapapa bari bazifite hanyuma nkajya kuyisoma bene uko ndibuka hamwe wihanukihana nahura na mwarimu w'itorero hagarara no muhanda hagarara mbabarira ibyaha ibi nibi nkavuga ugaca nahura na pasiteri hagarara nahura n'umudiyakoni bararuha baranya ariko wowe urasaze ujya wihana ibiki dabora ibyo ubahe wihana ni wowe ufite bike kuruta bose tubona hangaha beno ntabyo ufite ariko nari nzi ko ari uko icya kabiri twarasengaga we gusenga no mu muhanda nicyo gituma mu buhamya bwanjye narabivuze ndibuka no mu ishuri segonderi tujya kwiga habayemo amadega ntazibagirwa bagakubita matematike hariya natwe twaraye mu butayu tukazinduka dunyura mu rugo tugatora amakayi tukajya ku ishuri twagerayo umwigisha ngiyo matematike hariya yikubita abacu twicaranye twabaga turi 4 twadusigana ndayireba matematike yagira nibuka ko twaraye mu gitaramo ijoro ryose uwo munsi twaraye mu byayishuye Yohana igice cya 5 mbona igitabo habuze ukibumbura ngo ndarira cyane Yohana ararira cyane mareka ngo wirira Yohana dore intare yo murya no numva biranyuzuye numva umwuka arazamutse ngiye kuzuzwa mu ishuri mbwira wacu wari imbere ngo Felix we
z'amakuru uzi ko iyi matematike idasa n'ibyayishuriye Yohana 5 we tibihuye ngo mvuge gutyo abaragurutsa avuze mu ndimi arabyibutsa waba arasubije akavuyo karabaye mu ishuri dutangiye gusobanura amandiko deje uko navuze gutyo we yamye tangira kwandika amandiko yuzuzwa bene uko ndibuka ko badutaga hanze iyo byabaye gutyo n'ibiti baga bene uko yari umwarimu w'umunebwe yaradukubitaga ariko yabagarukishijwe erabango nimanze abashiye mu cumba canyiriya hirya muri biro ibyo nibishira iyo myuka nishira mu garuka bagezigara baratwirukana badutuma ababyeyi bigira gute ibintu bene ibyo ariko bivuye kuke kwihana gusenga biri kumwe gutekereza kumana cyane reka mbabwirike naritegereje imisengere y'abakizwa muri iki gihe 80% z'ibyo basenga ni ibinyamubiri bajya mu misozi uzabirebe iyo bagiye mu misozi gusenga niyo bagiye ngo bagiye mu matayi ariko narumiwe mwene mana naratanga amakayi abayuzuye bamwe ni inkweto abandi ni udufaranga abandi ni ibishimbo abandi ni kawunga iyo zashize bakajya mu buta kawunga nabuje maze imyaka 10 ruzuye mbujije umudamu wanjye n'abana banjye ntawe usengera ibiryo ntawe usengera amafaranga ntawe usengera mugende mu bihaga sinkanabyumve mu nzu yanjye tibishoboka wagize ngo tubihabwa ngo nuko twabisengeye Bibiliya si kwivuga iravuga ngo mubanze mushaka ubwami no gukiranuka ibindi byose muzagira gute muzabihabwa aha nirigwe ndumwanya ibintunganiye afere ya Yesu naonje wibindeba n'ubwami no gukiranuka iyo mukiranukiye narangiza nkamuramya nkamuhimbaza namakosa umuramyi wese ntagomba kuba umukene umuririmbyi wese ufite impano y'uburamyi ntagomba kuba umukene kubera iyo mpano iyo ni impano ikurura ibisubizo kurenza izindi kuko ibanga ryo kuramya Imana ritanga ibisubizo kuruta kuyisenga kuyiramya nukuyiha naho kuyisenga nukuyisaba nukuyaka iyo rero uyihaye ntiyabura ibyiguha kuko hari ibyo wayihaye ariko iyo uhora uzuyisaba gusa uburi kaombaomba iyo ni umwuka usa n'ubumayibobo si nk'uwo umwana mu rugo umwana icyo akora azi kubwira se gusa amagambo meza no kumwemeza kosa akomeye yarangiza isaza aramugenera rwose ariko twarabicuritse imisengere yose yuzuye mu bakizwa ishingiye gusa kubidukikije ariko uzi gusengera ibidukikije ukamara amezi 3 ngahaje none ari inkweto ejo azagaruka ari imirima n'amasamba agiye guhinga ngo bizere ejo bundi azagaruka ari inka zapfushije n'ibiki byagize gute ngo muri famu byagenze nabi ngahe bazamutse imisozi bagiye gusengera za kawunga ni ibyo mwaka byaramo ibyo iyo si imitwaro y'abanyamwuka ndabivugira imbere y'Imana ibyo zanigisha njya bonyobora iyo ni imitwaro y'abatizera biri muri Matayo 6:30 na kangahe ngibyo n'abapagani babisengera niyo mitwaro yabo baza basengera bibuka Imana aruko kawunga yashize aruko amafaranga yabashiranye iteka bajya kuyishaka aruko bayishakisha ibyo ariko turabana mu rugo kwa data ntamusaba ajya ngenera ariko iyo munejejeho sinamunezeza ngarare atanejeje tibibaho oya nico gituma ikicumweru nibyo neko nigisha kugarura ibintu byatakaye mu itorero kugira ngo dusubirane itorero rizima itorero rimaze imyaka 1000 ryari yaratakaje impano zinga intumwa yarirukanywe mu itorero umuhanuzi nigake nawe yabanje kwirukana igihe kinini n'umwigisha hasigara abantu babiri hasigara pasiteri hasigara no mu evangeliste ariko pasiteri nawe bahita baramufinagaza baramuhotora bamugira umuntu hayitegurirwa kuzaba pasiteri baba barabyishe siko byanditse evangeliste arangana na pasiteri arangana n'intumwa ashobora gutangira insengero yarangiza agasengera pasiteri akarumuha iwe agakomeza akajya mu bindi kuko iyo mu evangeliste ayoboye itorero iteka araryica niyandi muze mubona menshi irigwa acigagurika asenyuka buriya bayewowe n'impano itari yo kuyobora
profete cyangwa evangeliste rwose kuyobora niyo ayoboye rigira ibibazo iyo ritinzemo. Okay, niyo navuga ati kintu kukigarura. Icya kabiri nanone itorero rigomba kugarura, itorero rigomba kugarura umwuka wo kuramya Imana no kuyihimbaza. Itorero ryamaze imyaka irenga 1000 ririho ariko rifite imiririmbire itari yo kuramya. Bajya mu itorero bavuga ngaho abaririmbyi nibaturirimbire kayungiro kazaza kuyungurura yeme. Kayungiro gute? Twaje muri presence y'Imana, ni muririmba indirimbo zidutwara mu bwiza bw'Imana, fani z'amatiku n'amanyanga n'ibiki. Abatanzania ngo bajye kuko mu karere nibo babaye nkabaza ku mwanya wa mbere, ariko bazana korari ntibazana louange. Kugeza n'ubu wanashaka bo louange ntirafata, habe n'abakenya n'ubu louange ntirafata. Ahantu louange imaze gufata intera ubona ihayizamuka ku rwego itorero ryose rihimbaza Imana rikayiramya mu ndirimbo zivuga ubukuru no gukomera kwayo. Ni mu Burundi bimaze imyaka 25 bihagurutse bihita byambuka no mu Rwanda. Mu Burundi ni David Ndaruhutse wabitangije, Pastor David Ndaruhutse atangiye za vivante, umunyarwanda wabaga i Burundi. Aravuga atoke utwo turimbo nibiki mubireke, itorero ryiwe nta korari, muramye twese turamye duhagaze haticaye n'umwe. Niba bitangiye atwara Apotre kubimutoza mu Bwongereza, biba biratangiye ngo aze gutangira vivante hano, ahita arabambukana arabazana. Ariko urumva niwe wabibigishije uturirimbo utwo nimukureho bene uko yabiraje. No biri iyo byabaye kiba ari ikimenyetso cya revive, ububyutse butangiye gutegurwa. Iyo buhari abantu baririmbira mu isi nkuko mu ijuru bahaye baririmba, bakaramya Imana bavuga ubwiza bwayo. Nicyo gituma nabwiraga Apotre kimwe nagukundiye n'umunsi numva negereye intebe yawe zanye ibimazi by'amashime uririmbire z'amashimwe n'icyuba niwe ubereye gushima. We waremye isi n'ijuru niwakire icyubahiro, we muhanyi w'ubugingo uri indirimbo yanjye mu mababa yawe niyo nshaka kwibera mu bihe nzabaho z'amashimawe mukomerama bafonega rwose. Indirimbo nkiza bari mu ijuru bavuga ubukuru n'ubwiza bw'Imana, bakabikora nk'abageze imbere. Buriya louange itsinda ry'abaririmbi riba rifashe vora ya bise idutwara muri presence y'Imana, batugezayo bakayiparika tukumva icyo Imana ivuga, hakabona kuvuga ijambo ry'Imana. Ariko imyaka irenga 1000 ishize byaravuye mu itorero kuramya bitakibaho, bavuga ubutumwa bakarimba n'uturirimbo twivuga butumwa gusa. Nizo nyisha zo n'umusaraba wa Yesu, bajya kurimba damu ya Yesu, Karovare musaraba, indirimbo bene izo gusa. Uwabwirije nibyo yatubwirije, n'abaririmba akaba ari byo bagira gute, ewe nyezambi watangamia wagize gute, n'utudanse babidanse ukuntu. No abantu kandi bikaririmbwa n'abaraha bose bagize gute, barengeje ku rukundi bicariye rwose ntaho bo bihera. Iyo danse ntiboyishobora. Icyakabiri n'amavensi arimo ntiboyatora. Ikindi nanone nayo kubabwiriza bakwiye kwicara bagatega amatwi kuko barabwiriza. Ibitero byinshi cyane. Hanyuma ariko iyo umwuka wo kuramya waje, nukuvuga ngo itorero ryagiye mu kirere cya revival, ko barahimbaza Imana nk'abayizi n'abayibona, baravuga ubukuru no kwera kwayo n'ingene uri inkuru ukora ibikomeye awagereranywa nawe uko byose urabirenze. Benizo kuvuga gukomera n'imbaraga z'Imana.
abantu bari muri uwo mwuka izibasubiza batayibwiye ibibazo, kuriya bahaye bayizamura bayiramye, izihitireba utubazo ikaduto nakaranzamuye ariko ararwaye we, uriya nawe agize gute, irabitoratora ikamenya igatangira kubagenera. Kubera iki? Mwarenze dimension y'ubumuntu, mwagiye mu isi y'umwuka aho muri kureba intebe y'Imana, murayiririmbira nk'abayiruzi, ntimuri kuririmba nk'abayibwiwe. Kandi ni ibintu bifasha abera bose bari aho, bari kuramya bose uko bangana, ni ukuvuga ngo bose barajyanye mu bwiza bw'Imana. Iki kintu nacyo ni imyaka 20 hayirengaho gitangiye kugaruka. Nicyo gituma mvuga abaririmbyi b'i Rwanda ni Burundi. I Burundi yo twari twarakoranye inama Apotre ubatumire hatavuyemo n'umwe, turicarana ndababwira turirimbo bene ututwa matiku n'ibiki muzadukureho. Icya kabiri, mu binyangamugayo n'abakiranutsi mumenye ngo nimwe mufashe vore yo kuza mutwara abantu mu bwiza bw'Imana, mwe murabera. Ikindi, mwirinde indamu, nta muririmbyi Burundi nk'ibayo waza gusaba amafaranga, aho bamutumira ni muyuhamura muhani mutamuha mu mureke. Azi Rwanda muramwishurira, ni mutamwishurira azimenya. Ibyo rwose nayo narabibabujije. Kubera iki? Twagiraga Burundi himbaza amatura ava mu minsi 8, twakorega amatora ya Rutayandi, Gerizo, Vivante, inde nande ari ya manini yose, tugafunga amatora yose yo mu mujyi iminsi 8, nta basengeri wabo twese dusengera hamwe. Ibyo umuhamya wabyo gitwaza yabije mu masaso yabijemo, Aroni yabijemo, abo narabatumiraga babizagamo. Amaturo yose yavagamo, ndibuka iya mbere yavuyemo amaturi miliyoni 30 ngo turangire. Ndavuga toke kubera ko mufite umumaro mu bwami, nasabye abashumba bose umujyi banyemereye amatu turayaha baririmbye. Ndibuka icyo gihe Apotre twamuye miliyoni 3, itsinda rikurikira munsi ye 2, abandi groupe bene zihagurutse z'imbaraga zikunda kujya mu biterane hose mu matorero ya Kristo. Apana barya bo mu madini wabo twarabaretse. Umuntu afite umutima w'ubwami n'umutwaro, yumva ko yaseruva bera bose aho bakorera, abo ayo nibo twakuyemo miliyoni na 500, abandi miliyoni. Ndibuka umwana w'umukobwa, abakobwa babashe guhaguruka bagasohora indirimbo bagatinyuka, bari bake cyane icyo gihe, nibo twaga 500 wenyine atari muri timu. Ndavuga atasige rwose, ariko kwarugira ngo duteguze revival ububyutse. Okay, byari ibintu bitangaje uko mbibwira abashumba n'abandi bigeraho ryari. Twese umujyi wose abashumba mwese mwicaranye, nimba bibereye hano ugasanga hayoboye uwangirikani cyangwa hayoboye wahe, uri yaragira gute yakagira gute, ibintu bene ibyo, ibintu bikomeye. Tugasozanya duserebura, dutanga udushimwe ku baririmba. Ariko kugira ngo iyo team irahambaye tujyane nayo muri speed imwe ya revival, twese tujyane mu cyerekezo kimwe, Imana yari yabikoze. Nicyo gituma mvuga ati abaririmbyi hariya n'abahano bari ku rwego bamaze kuzamuka cyane paraporo ya bino bihugu bindi. Uzaje kubwiriza muri Kenya bazarimba Paulo na Sila barigenda, bamwe bagakandagira gutya ndakandagira gutya mirango ya gereza, abandi bakaririmba uturirimbo tumeze ukuntu. Okay, ari umupfoso muri Kenya yigeze kujya iwacu ngarebe ibyo wagira nakuomba, ndagusabye basi mpa abana bawe gusa mbatware muri Kenya bamara ukwezi badutoza ibyo kuramya no guhimbaza. Ibi Kenya ntabyizi beno, mu buryo ubona ko rwose ibi bihugu byombi biri ku isonga. Wanashaka abakongomani n'abaririmbyi ku rwego rudasanzwe, ariko Louange nabo kuramya tirarenze imyaka 11. Kinshasa naho ahandi ho ntibirajyayo, baracyafite twa dukorari gusa. Bivuga ngo aba bari bagomba gukora ibintu bidasanzwe, namwe mukavuga ngo muri mission ya revival abaririmbyi reka tuzamure kuramya no guhimbaza mu karere. Abapastori na ntumwa n'abakimura ibi bihugu, reka natwe twigisha ubutumwa bwa revival, twice idini, duhambe idini mu karere, duhagurutse itorero umubiri wa Kristo ari uvugwa ari ugaragara, idini rikurweho.
kuko idini ni imigenzo, ni imihango, ni porogaramu rimwe na rimwe zinarwanya umwuka, rimwe na rimwe zirwanya umwuka pe, ugasanga ni amasaha naka kabanza naka gakurikira, nubwo umwuka yasara barawufunga bene uko. Ariko abandi iyo revive ihari, nimba umwuka amanutse ejo iwacu ntitwabwirije tugira icyumweru kimwe cyo guhimbaza, okay, habaye guhimbaza turagenda weje kureba, mbona ni 6:40 tuba turangiza 7:00 nuko namye nkomereza gusa turakomeza turagenda, ndavuga toke soma Zaburi 103 duhagaze twese iteraniro ryose ngo nyirangize dusengera muri yo, dukomeza indirimbo 7:00 zigonze top, dusenga dusoza amateraniro. Icumuka yatanze uwo munsi iyo dutahanye icyo ngico. Ariko nyine abantu babashaka ngo nuko bigize hari n'umunsi haza ubuhamya bwabera, iyo hamanutse ubuhamya ibindi ni mubireke. Nimba ubutumwa bwiza buri gufasha imitima y'abantu, nihavuga ubutumwa nimushaka musibire. Murebe ingene abantu bahinduka, abantu bagakizwa, abantu bagakira, abantu bagakura. Ibi byatumye itorero ridakura riguma ari ikibebe cibereye aho kitajya gihinduka. Mvuze ko icyambere ari imihamagara 5 yari yarakuwe mu itorero, icyakabiri ari ukuramya, icyagatatu kitaragaruka cyo nubu ko kirafata hagati y'imyaka 7 na 11, ariko kigenda gitonyanga hamwe ku bantu bake tikiragaruka. Ni inyigisho, kugarura inyigisho za Kristo mu itorero mubere. Yesu ntiyigeze abwiriza abizera habe n'umunsi umwe, yabwirizaga batizera, yagera mu bizera akabigisha. Na misiyo yatanze yaravuze ngo mugende mubigishe kwitondera ibyo nabategetse. Kubwiriza itorero kuba ari ukuryica ni nko kuriroga, kuko kubwiriza ni ibintu bya yuruyuru nta nubaza. Ariko itorero ni mwigisha umusaraba, mwigisha amaraso, mwigishe kwizera, mwigisha ubuntu, mwigishe amahame yose y'ubwami bayige. Nibashaka baze bamanika amaboko babarize mu rusengero, bamenye kugeza ku rwego bamenya Kristo kijepfo n'amajyaruguru ye. Haba nubwo bahura n'imiya, nico gituma uzarebe narumiwe. Hari ahantu nagiye kubwiriza nsanga itorero ryose, ndabaza ngo ze ko mwandumiye mufite amasengesho adasanzwe, icifuzo mufite niki? Ngo ko turasenga Imana ngo izaduhe ngo umugisha ngo kuzajya mu ijuru. Narasetse mburiyo ngwirwa ko murasengera iki ngo Imana izadufashe ngo tuzajye mu ijuru. None se mwese ntimukijijwe? Hati turakijijwe. None se umuntu ukijijwe wageze muri Yesu Kristo azasubira agasaba ijuru kandi ari muri Yesu? Ko Kristo igitabo cy'Abaheburayo kimwita ngo nubiruta nubaruta kandi nuharuta. Kristo araruta hose, araruta bose, araruta byose. Nukuvuga ngo iyo wageze muri Yesu Kristo araruta ijuru, niwe wariremye. Nigute usaba pariseri ya nyirayo kandi ufite nyirayo? Hari n'abaza bashaka kumunyuraho ukabona barashaka kujya mu ijuru bamusize. Yesu wagize neza ariko nta kibazo, akagira ngo none hari ukuntu yagenda akajyayo amusize. Nangi iyo myaka nayibayemo yagakiza, kumva rwose nkunda ijuru kuruta Yesu. Ubwo ni ubuyobe. Nicyo gituma uzasanga abantu bigishwa abantu ijuru gusumba kubigisha Kristo. Ariko Bibiliya yashakubika banga ufite uyu mwana aba afite ubugingo budashira. Mana ya Apotre yaririmbye kubimenya nibwo buzima fisama oradashira. Harahana agiye kubwiriza ngo menda babaza tiyeme abantu bafite assurance bazabumva ko byarangiye ubugingo bafite no kujya mu ijuru nibamanika amaboko. Narumiwe kubitwa n'inkuba bake cyane, abandi baracyashakisha sindamenya ko ntajyaho cyane ko ntagira gute. Hari ibindi bintu bazababwira ukagira ikindi natangariye. Harahandi nagiye kubwiriza ari cyumweru mpaye mbwiriza, navuga toke abashaka kwihana ndangije kubwiriza bumva bafite ibyaha bashaka kwihana nibaza ngo nigice cyose cy'itorero kije hano. Ejo ndabwiriza ndangoje gusoza abashaka kwihana nibaze hano imbere, ndasambona abandi bose baragarutse. Umusugira gatatu musubire mwese simbasenge
rwose ako narume n'ukuri ko gute ibi byaha muguma mwihana ni ibinyabake. Ikindi nge ntazanemera nza mbona abakizwa byakora iyo umuntu agiye gupfa niyo yaba ari pasiteri ngo mwashatse abakozi b'Imana ngo baje kumuganiriza ngo bamutegure ko none inkuba zirakubise. Njyewe nabwiye abo nyobora nta mukristo nzajya gutegura agiye gupfa, azapfa uko apfuye. Nimba imyaka tumaranye atarumva ko afite Yesu muri we, nimba ijuru ataryizereye ko arigendana, birananditse buriya utagendana ijuru naryo nta kibanza rimufitiye. Mbere y'uko urijyamo ribanza kukubamo. Na Kanana bayitwaye nabo yarabatwaye, abagiye batayifite ntiyabahaye ikibanza, baguye mu butayu. Ijuru si ni ibintu uba mukiri mu isi, tuba mu bwami tutarafa. Ni inkuba nigukubita ntidufite gukeka ngo arajya he. Ari kandi ngo se yabonye umuvugisha mwakabyaramwe, iyo bavuze ngo ntabamuvugishije bamuhamba bose bafite ubwoba. Ubu se yagiye he kwere ngo nta biriya niho ubonera idini ukabona ubuyobe bwateye itorero. Abantu ntibazi Yesu, babuze ubigisha. Iyo tuba muri Yesu twarinjiye niyo turi, habe nubwo ibigerageza bishaka bijya bihonda ariyo turi. Isi iradushaka niyo ndi. Kuva umunsi nakijijwe ninjiye muri Yesu sindasohoka, sinzanasohoka. Ninafa ntabyo nzajya kuvuga ngo mvuga ibiki. Nabivuze wa munsi ninjiye muri Yesu, maze kwinjira nyoborwa n'ubuntu bwe n'umwuka we, ngendera mu rukundo rwe no mu mbaraga ze. Desha aharuta mu ijuru narahageze, ni muri Yesu ndahicaye, niho ndara niho nge. Nicyo gituma n'abakizwa uzona baza basenga, uziko abakizwa bazasenga nijoro kurusha ku manywa. Kubera iki? Nijoro bose bafite ubwoba, kubera ko bazi ko baraye mu isi. Ngo ayiwe Mana, urabizi ko isi yuzuye imyuka mibi, ayiwe Yesu we iri joro ndinde. N'umunebwa azasenga ijoro. Eko narume no kuri kose. Hari abamperwa gufasha umugabo n'umugore bashwanye, sanga bapfuye iki? Bapfuye barakoroganye, bapfuye amasengesho. Umugabo yegutse kuja gusenga, umugore ngo byuka dusenga, amasaha yacu yageze yo gusenga. Nyine ya nijoro bagira amasaha baprogramye kuntu. Hanyuma umugabo kubera yiriwe mu kazi yarushe, aravuga ngo madam okay ngo sawa ngahe dusenge. Kera umugabo ahita atera isengesho agaramye ku buriri mwishuka yayigejeje ahangaha. Bende ku mugore ngo pongo mu izina rya Yesu ngo kurasenga ngo ugaramye ngo utabyutse ngo uje kwambara ngo wambara ipantaro n'ishati ngire gutekera ngo yabyutse yakubisemo ibitenge, yakubisemo ibitambara, yagize gute ibintu bende byo. Umugabo ati ndarusha wakabyara ati tonte nimbo cyo kusenge. Umugabo aramwangira amangire barashwana, tibaba gisenze barakorogana, bahita babyura none n'ibindi bagiye bakoroganira. Nibwo baje kundeba, ndamwe ati madamu we iryo ni idini ryakumaze. None se wowe iyo ugiye gusenga nukuvuga ugiye gukizwa cyane? Twaryamye dukijijwe turi iwabo w'umwuka, niyo dusinziriye imyuka yacu ni mizima. Kandi Imana ntizi twumva ngo nuko twambaye zakoboyi, iza yumva niyo turi gusa. Iturebera muri Kristo, ntiturebera mu mashati n'amajinisi wambaye. Wanze ko umugabo avuga kundi agaramye mwishuka ngo pakaje kwambara jinisi hariya ngo ndibishoboka, ngo urumva ngo ibyo ngo ari gusenga nyabaka. Madam idini rakumaze. Uyu niwe nemera, ari mu mwuka, aremera ko abandi bazabagarama akavuga kundi mwishuka mu gitanda. Iyo hinduka ijuru bavuga gusa kibuka Yesu, agatangira kuzuzwa atarinze no kubyuka. Nanabyuka ni sawa, natanabyuka aruzuzwa hazaba ageze. Kubera ko we ntiyaraye mu isi, naho uyundi we azi ko gusenga niko kurwanisha ibipfunsi. Tubanze dukubitemo ibimono, tubyambare neza n'ibitenge, dukenyere dushiremo n'imyeko, hanyuma dukunde duhagarare tugire gute dusenge. Nubyuka ni byiza, Imana ishimwe ugiye kuramya. Ariko nutanabyuka sengera uko nguko, ugendere mu mwuka gusa, uvuge mu ndi muvugane na data. Nurangiza uryame cyangwa se ubyuke uko ubyumva.
ibyo byerekana iki? Gutekereza ko ndi kuramwemeza ko yaraye muri Kristo, kuramwemeza ko yaraye mu cumbi we no mu mashuka. Ibya Yesu azi ko agiye gusenga ngo ajyeyo. Urajyayo gute utaragiyeyo? Titujyayo, duhorayo. Uko niko kuba muri revival, ukahora uri connecte mu mbaraga z'Imana igihe cyose. Hanyuma tukajya mu mbaraga z'ikirenga, noneho abazihawe bakaba ibisubizo byo gufasha batazigira ngo babashe nabo guhembuka. Ubu ninde wahembura uwundi? Shoje mbabwira iki kintu. Bibiliya yavuze ngo bazatumbagira. Tugiye kwinjira muri dimension yo gutumbagira. Yo gutumbagira iy'ibirenge no kuvogera mu byondo iragatsindwa, irashize mu izina rya Yesu. Abera batangire gutumbagira mu isi y'umwuka, bajya bumva ibitumvwa n'abandi, bagira imitekerereze ya Yesu, bahindura aho baherereye n'aho bageze hose, berekana ishimwe ry'Iyabaremye. Bitera batubona guhimbaza Data wo mu ijuru tutasakuje tuvuga byinshi, batubonemo Yesu tutarinze kumuvuga. Yesu agaragarire muri twe. Ndashoje reka mbabazi twese abari aha ngaha. Iyo wireba uri mu baryamye, uri mu bicaye, uri mu bagihagaze bategereje kuziruka cyangwa uriruka, ifarasi wayigezeho cyangwa ubutangiye gutumbagira, ngahe none wenyine utahe wibaza, ndi mu baryamye, ndi mu bicaye, ndahagaze cyangwa ndi kwiruka nabiruka. Ariko aravuga ngo nimba biruka n'amaguru baragusize, nugera kubagiye gufata amafarasi wowe uzabigenza ute? Yorodani ngo niyuzura uzabigenza ute? Ko Yorodani ikeneye amafarasi anyura hejuru. Muhaguruke dusenge. Kubimenya nibwo buzima, visama baradashira. Kubimenya nibwo buzima, visama baradashira. Data turakuzamuye, dukeneye imbaraga z'ububyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhe imbaraga dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire. Mana yanjye tuve ku maguru, tuve ku maguru. Abantu bafata amafarasi, abandi batumbagire, abandi bagurukisha amababa. Tujye mu mbaraga zo hejuru, duhamye Kristo wazutse, duhindurirwe gusa n'iyaduhamagaye, tugere mu gihagararo cya Kristo. Idini ripfe muri twe, Kristo ari uzamurwa. Erekana ubwiza bwawe, erekana imbaraga zawe. Lera lamforega reboboya ala kamforega. Kubimenya nibwo buzima, visama baradashira. Ngaho duhe izo mbaraga Yesu. Umuntu wese wakandagiye aho uyu mugoroba ava aha yahindutse, ahavana igitekerezo gishya, ahavana imbaraga nshya, ahavana umwuka mushya, ahavana imbaraga nshya, ubwoba bushire, amaganya yisashire, indwara zabo zisigara, guterwa kwibagirane, bajye mu birere by'umwuka, batangire guhamya Kristo ku rundi rwego. Zamura abaririmbyi, zamura abavugabutumwa, zamura amasengesho n'abera bose, bakomeze Yesu. Ubimenya nibwo buzima, visama baradashira. Duhe imbaraga zo kumenya ibanga, tumenya ibanga, tumenya ibanga ry'umwuka, tumenya ibanga ryo kuba mu mwuka. Tuve mu isi y'abantu tujye mu isi y'umwuka, dutangire kumva isi y'umwuka, dutura muri Kristo, aho isi itagera, aho
ubwanzi bwose butagera, aho indavanga y'isi itagera, ariho dutuzwa muri Kristo Yesu. Turahambaye uri Imana, tuzagushima ibihe byose, tuvuga ubwiza bwawe butangaje. Imbaraga zacu agakiza kacu data, kubimenya nibwo buzima bisama oradashi